Diane yari umukobwa mwiza cyane ku buryo muri quartier hose bamukundaga, nawe yarabizi ko ari mwiza, afite ikibero cyiza, ateye neza, ari umukobwa udakunda kuba social n'abandi bantu cyangwa se udakunda gusabana n'abandi bantu, kuko nyine we yumvaga ko afite boyfriend kandi wo mu diaspora. Rero nago yitaga kumara umunsi cyangwa se umwanya munini ndetse n'abandi, ibyo nago yabikundaga. Akagira uwo musore bitaga Paul umukunda cyane, akamuhamagara ati mukobwa wanjye umeze neza, ati meze neza sheri, wagiye hose akabimubwira, no kuvuga ko nta kintu na kimwe Paul atabwiraga Diane, na Diane nta kintu na kimwe atabwiraga Paul, ku buryo ubuzima bwabo bwose babupangaga hamwe, ndetse bakumva ko bazana abana igihe cyose, nk'ukuntu nyine upanga na sheri wawe ati sheri tuzakora iki, tuzabana iki n'iki gihe, ibintu bikajya ku murongo. Na Diane rero muri quartier ntago yakundaga kuba ari social n'abantu cyane, ariko mu by'ukuri yigiraga umutima mwiza, nubwo atakundaga gusa guhora ari kumwe n'abantu, ubwo mu buryo bwo kuhorana cyane, kuko yagiraga mama we agomba kwitaho mu rugo, yarafite uburwayi, yararwaye asima, akavuga rero sinshobora kugenda ngo ngene nge gusabana n'abantu hanze nirirweyo kandi mama wanjye ari mu bibazo arwaye asima, ati nzakora ibishoboka byose kugira ngo umubyeyi wanjye azamere neza. Urumva Paul rero yarabizi ko mama wa Diane ameze gutyo, bamuvugana ati Diane mama wawe ameze ate, Diane ati ameze neza, biri kugenda byoroha. Diane buri gihe akazajya atakira Paul ati Paul umubyeyi wanjye ameze nabi, urabizi ko ari wowe ngira, urabizi ko kuva wagera hanze amafaranga nyine nge nari mfite yarashize kubera kwita kuri mama, so please uzajya umfasha, urabizi ko na wundi ni wowe umeze nk'umuryango wanjye. Urumva Diane yari afite mama we ari gufite uburwayi, akagira na sheri we wabaga hanze bita Paul, yahoraga adipendingaho asaba amafaranga. Mu by'ukuri we yari yaranze kwizera umuntu uwo ari we wese uretse Paul, kuko niwe yabwiraga ibibazo bye yarangiza akamwumva. Diane rero igihe cyaje kugera, Paul aramubwira rero Paul, Diane ndashaka kuza aho mu Rwanda, nzasange witeguye kuko bigenze neza nahita nguterera ivi. Diane ati wow, nanjye byanshimisha cyane. Nibwo Diane yahise ajya kubibwira mama we ati mama rero Paul agiye kugaruka mu Rwanda kandi yambwiye ngo azanterera ivi. Mama warishima, ariko mama warahangayika cyane, ati ese mwana wanjye ubu koko uragiye kuri iyo myaka, ese kunsize hasi mu burwayi ninde uzajya unyitaho? Diane ati mama urabizi ko umugabo wanjye afite amafaranga, n'umukire yagiye Dubai, azazana amafaranga tuzakubeshaho neza, kandi nanjye ndi gukora kugira ngo ubuzima bwanjye nawe buzabe bumeze neza cyane. Ati nta kibazo mwana wanjye, nanjye ndifuza ko wabyara ugaheka nkabona buzukuru, abana benshi mu muryango. Ati nta kibazo mama, as long as Paul ari wanjye nta kibazo. Paul nyine urabyumva, atangira gushaka uburyo yagaruka mu gihugu akabana n'umukunzi we nyine Diane. Mu kujya kuze rero Paul agiye kugaruka mu gihugu, habayeho ikibazo cy'uko ku kazi byabaye ngombwa ko bakora cyane, babi mu mwanya wo gutaha. Ati rero Paul twe twarakwemereye ko aya matariki nayo uzagenda, ariko nago bigikunze ko ugenda. Paul ati mumbabarire ndabinginze ko kuko mfite ibintu ngiye kwitaho. Ati oya nago bikunda, kandi none ahantu mugiye gukora telefone, ibintu bya electronique mugiye kubishyira hasi, muzajya mukora muri kumwe n'ababosi na bintu by'amatelefone ku ruhande rwanyu. Paul biramurenga cyane. Urumva akimenya ayo makuru agerageza guhamagara Diane, ati Diane noneho reka muhamagare mubwire ibyabaye ataza kunegereza akambura. Urumva rero hari hasigaye iminsi 2 kugira ngo Paul asubire mu gihugu. Diane urumva yari yiteguye, sheri we nk'umukunzi we, none ko yari yaramubwiye ngo azamuterera ivi. Urumva rero yari yiteguye end time. Ariko umunsi ijoro Paul yahamagaye Diane, arahamagara oya, ati Diane kuki utari kunyemerera, kuki utari kumfata, kandi aho ngiye kujya bigiye kugorana ko twakongera tukavugana. Diane aramushaka aramubura. Umusore nibwo yahise abyihorera, avuga ngo bura nabona missed call yanjye araza gushaka uburyo amamagara nanjye. Nibwo Paul yagiye mu kazi, akijya muri kazi baramubwira ahantu rero urahamara ukwezi nta telefone nta kintu na kimwe. Urumva Paul yabaye nk'umusaza, aravuga oya nago bishoboka, umukunzi wanjye ko nari namuhaye gahunda, ese nazavuga ko namwiciye gahunda? Paul urumva akazi kari kagiye kumubana kenshi, baramubwira ngo uzava hano nyuma y'ukwezi nibwo uzagenda gusubira iwanyu. Urumva Paul yaremeye ajya gukora, kuko yari yarapromisinze umukunzi we ko azamukura mu bukene, bazaba ahantu heza, ibintu bitari bimworoheye na gato. Diane nibwo yabyutse akibona message, akibona missed call, arababara cyane, ati Paul yambuze kandi
kandi hasigaye iminsi 2 ubwo ni umunsi umwe wari usigaye wonyine arahamagara nawe wapi Paul baramuhamagara wapi ariko Paul ahantu yarari kubabara cyane ati ibyo ari byose umukunzi wanjye nanjye yambuze ndumva ari ibintu biri buze kumbabaza cyane byaramurenze cyane ati biragenda gute urumva byari bigoranye kuri kote zose cyangwa se ku mpande zombi umukobwa arategereza icyumweru cya mbere cya kabiri cya gatatu ya Paul nakuza niyamubonaga kuri telefone wibuke ko Paul bamutunguye bagahita bamutwara mu kazi ku buryo atabashaga gukoresha telefone wavugisha umukunzi we nibwo Diane atangiye kwiheba ati nago Paul yabinkora ukwezi kose bikagenda gutya Paul nago wabinkora arababara aravuga ati se aba diaspora ni arababara cyane ati nago wabinkora Paul why are you doing this to me nibwo hahandi Diane yakomeje kwiheba cyane ati nubundi ndabona byararangiye yaransize kuko yari yampromisinze ko agomba kuza niyaza mama wanjye ararwaye ameze nabi none simfite umuntu nkunda akira ngo ari kwibaza uko yabigenza kugira ngo mama we abone uko yabona udufaranga two kwita ku mubyeyi kugira ngo Diane abone udufaranga two kwita kuri mama we nibwo haje umuntu abanyuraho ku muhanda ati Diane kuri hano wababaye bigenze gute ati mama wanjye ararwaye ameze nabi ati ese nta miryango ufite ngo bagufashe ati nta numwe uretse jewe wirya ukimara kandi n'umuntu nari nizeye nta kintu ari kumfasha nago ndi kumubona ku murongo wa telefone yari umupapa ubona nyine ko ari umupapa w'ibigango ufite amafaranga nta kintu atwaye ati noneho mfite udufaranga dukereka ngo uhereze 100 ushaka ukuntu wamwitaho Diane biramurenga ati no abantu beza baracyabaho abantu nk'aba ngaba nibwo yamufashe amutwara kwa muganga aramubwira rero Diane mereza nimero yawe nzajya nkubaza neza uburyo mama wawe ameze ati nta kibazo atwara nimero ye hashize icyumweru urumva Paul kwa kwezi ko arongeye kurarenga niyongera ko niyaza nubundi wa mugabo yongera hamagara Diane ati Diane bimeze gute mama meze ati meze neza namutwaye kwa muganga ati ese nkoherereza umuntu ukuza kumureba niba ari wowe na mama wawe muri kumwe mwenyine ati nta kibazo uwo mugabo yahise yohereza umwana we musore ati mwana wanjye hari abantu nabonye biba ngombwa ko mbafasha ariko urabona ko akazi kambanye kenshi jya kwa muganga umuryango uyu amuhereza details zose umwana aragenda ajya kureba Diane kwa muganga akigerayo agikubita umukobwa amaso uwo mutipe biramurenga cyane ubwo ni wa mwana wa mubyeyi akigera aho mama wa Diane yararwariye biramurenga areba umukobwa amaso kuyamukuraho biranga ati mbega umukobwa mwiza ibyo yabivugaga cecetse cyane kuko yanze guhita reactinga kugira ngo Diane atabibona kandi wafite agahinda ka mama we nibwo wa musore yatangiye kwita kuri mama wa Diane amuhereza buri kimwe cyose amwitaho byose arabimuhereza ati mu byukuri hano hari ibyo bari bamaye mu rugo ngo nkuzanire umusore aremera ijoro ryose ararana na Diane mu cyumba mama we yararwariyemo niyataha Diane atese watashye kubona ubuzima hano ngewe bugoranye kandi ndabona uri umwana wo mu bakire ubu nago ndi kuguhemukira ati oya nta kibazo Diane kuba ndi hano mama papa yanyohereje kandi ngomba kuzuza inshingano z'umubyeyi wanjye bamarana igihe kirekire nibwo umusore yatangiye gukunda Diane buri gihe akazajya ajya kumureba kwa muganga yaje kureba mama we akitwaza mama we ariko mu byukuri umusore yari yarakunze James yari yarakunze uyu Diane mu byukuri Diane ariko nawe atangira kubibona ati uyu musore ndabona ashobora kuba yarankunze ariko Diane yakwicara yaryama akibuka memories zose akibuka ibihe yagiranye na Paul ibyo nago byamubuzaga kuba yaceceka cyangwa se ngo ayange kugerageza yakomeza kugerageza ya nimero yande ya Paul kugira ngo arebe ko yakongera kumubona Diane biranga kwa kwezi kwageze ukurarenga Diane atangira kwiheba arava ibyo ari byo byose uyu muntu ntago tukiri kumwe ntago akiri kumwe nanjye kankomeze nshakisha ubundi buzima umunsi umwe rero Diane byabaye ngombwa ko kwa muganga basezerera mama we bati rero mama we yorohewe taha mu rugo ukomeza umuhereza imiti nihagira igihinduka ku buzima bw'uzatubwire ati nta kibazo muganga bagiye gutaha wa musore James ati urabizi Diane reka mbaherekeze mbatwari mu rugo abashyira mu modoka baragenda bakigerayo bashyizeho mama we agomba kwiruhukira aryamye wa James ati Diane naragukunze
Diane ati what? Ati naragukunze ngo mwagiye mureka. Diane ati hoya ntago wankunda muri ibi bibazo. Ati abantu bakundana bishimye none uraza agahinda mfite urabona wowe wakampoza n'uwagiye nta kintu yamarire. Atangiye kumubwira byinshi kuri love story yiwe ariko akabimubwira ari kubimubwira mu marenga. Ati nuwo nari mfite ntacyo yamariye kandi yari yarambeshye ko ari we muntu nyawo. Ati ese uri kumbwira ibiki Diane ko ntabyumva ibyo uri kumbwira? Ngo ati uzabimenya. Ariko James kuko yari umuntu mukuru yahise amenye ko hari umuntu wahemukiye Diane, atangira kumwitaho. Ati ngiye uwo muntu nzamukurutira. Ati nzakubera byose. Diane ati uri seriye? Ati ngiye nzakubera byose ahubwo wowe uri murantindira. Nubundi Diane arareba se ko umuntu nari nizeye yagiye atakiboneka byagenda gute. Ati rero reka ngira iki, reka nkwemerere. Diane nibwo yahise yemerera James. Barakundana bya nyabyo, barakundana. Mama wabo rwose atangira kubikunda. Noneho kuko mama we yari mu buzima bubi, iwabo wa James bakamwitaho, yatangiye gukunda James bya nyabyo. Ati Diane aha hantu nta bantu bazima. Ati umuntu wanyitayeho ndwaye none n'umwana we akaba afite umutima mwiza gutya, ni gute utamwemerera? Mwemerere mukundane, ngewe mbahaye umugisha. Urumva umubyeyi nyine akunda ibintu bimeze neza, akunda aho umwana we azajya agatekanya ameze neza. Bose urumva ko bari baratengushwe na Paul wari waragiye hanze. Paul rero kera kabaye ubuzima butangiye guhinduka kwa Diane, yatangiye gukundana na James ibintu biryoshye. Nibwo Diane yabonye Call. Ati ndi Paul, biramurenga cyane ngo ndetse ndi no mu gihugu naje ahubwo nyitegure. Ati ngo iki? Diane yabuze icyo akora. Ati ngo ibindi nzabikubwira mpageze duhuye ku maso ku yandi. Diane amera nk'umusazi, yaryamye agatekereza Paul, yaryama akabona James. Yabwira mama wati ngo Paul araje. Mama wati reka ibibazo yansizemo, reka uwo muntu ntago twamwizera. Ukwezi amezi 2 yararenze, yarakubwiye ngo azaza. Ese uwo muntu ninde? Ati hoya Diane menya ubwenge hari ahantu uzakomera, uri muri rukanswa niki. James yaradukunze, turi kwa muganga, turi mu buzima bubi. Ariko Diane yatekereza ati oya Paul dufitanye amateka, Paul wenda hari ikintu ashaka kumbwira. Akihagera Paul ati reka mbanze njye kureba umukunzi wanjye. Urumva Paul nta kintu na kimwe yarazi nyuma y'ibyabaye, nyuma yo kubura telefone. Ariko we yaravuze noneho reka mwigerere mu gihugu, sinzongera kubimubwira kuri telefone kuko ashobora kumva ko ari amanyanga. Paul arangije aragenda afata inzira, aragenda ajya kwa Diane. Akigera kwa Diane asange James yahageze rwose, aricaye. Mbega kwa kundi ubona ko yashimwe mu muryango, ari umuntu washimwe mu muryango. Paul abanza kwikanga ati oya reka ndebe wenda n'umuturanyi uko abageraho, akabona reaction iratandukanye. Urumva Paul yagiye nyine ubona ko atarakira cyangwa se atarabona amafaranga nabigango afite, ariko yaje yarahindutse ameze neza, umusore uri smart. Akibageraho biramurenga. Diane akibona Paul nawe biramurenga. Ati oya nago byakunda ko yaba ari Paul. Ati Diane ni njyewe. Diane biramurenga. Diane buri kintu akora. Ati Paul ni wowe, Diane ni wowe, bose birabarenga. Urumva James yararaho ngaho atazi ibijya mbere. Aramubwira ese witeguye ko umbera umugore? Witeguye kumbera umukunzi w'ibihe byose? Ibyo Paul wibuke ko yari afite target yo kuza bibwira Diane. Diane nawe yibuka ryasezerano yamubwiye ngo noza nzakwemerera. Ati byambayeho byose byabaye ngombwa ko njya gukora ahantu tutemerewe telefone nta kintu na kimwe. So here I am, hano nagarutse none. Ese will you marry me? Imbere ya mama we, imbere ya James. Wibuke na James icyo gihe ako kanya nawe yaraje ari ryo banga agiye kubwira Diane. Ariko Paul yaraje ahita tanga James, ahita muterera ivi ati ese wanyemerera ukambera umugore? James nawe aho ngaho rwose ari hafi gukura impeta ngo yambike Diane. Paul ahita ati will you marry me?
Diane biramurenga aravuze ndemera ndareka ndakora iki. Diane biramurenga ati mumbabarire mwese ndumva bindenze ndumva ntazi icyo nakora. Diane agiye kwiruka ngo agenda basige bose. James ati ndemera ndaguharira Paul umukobwa umutware. Uyu mukobwa n'ubundi twahuye hari umuntu ambwira ko yaje mu buzima bwe ariko akamusiga. Ndabizi ko yababaye yaranakurakariye ariko namubereye aho utamubereye. Ati namubereye sheri we mubera umubyeyi we ariko mu by'ukuri hari impamvu. Yewe ndemeye Diane ndamuguhaye ndabizi neza ko uyu munsi utaza yari kuba wanjye ariko reka nkubahe nubahe n'urukundo rwanyu nubahe na Diane kugira ngo atajya mu gihirahiro cyangwa se akumva ko nzababara cyane. James ahari rukundo Paul ndetse na Diane ati mukundane ibihe byose. Umukecuru abizi yararyamye agahinda we kabaga ari kose k'uburwayi bwa asima ariko nawe byaramunejeje ati Paul waratubeshye. Ati mama nago nababeshye umukobwa wanyu ndamukunda cyane. Ati umukobwa wanyu ndamukunda niyo mpamvu nagarutse. Diane biramurenga arishima bongera mu muryango bongera barakundana. James nawe yararaho hafi cyane. Paul nibwo yahindukiye ati urakoze cyane James ko nta kibazo ubuzima burakomeza urukundo rurongera ruratoha hagati yabo. Ibi ni ibintu tubamo buri munsi ugakundana n'umusore akaba yajya mu bibazo bitandukanye cyangwa se n'umukobwa bigatuma mutongera kuganira cyangwa se kongera guhura ngo muvuge ku rukundo rwanyu. Ariko iyo ari umuntu wawe uramutegereza urihangana niyo wabona bigiye kurangira. Iyo wamupromisinze ikintu ugomba kukibika mbete ugomba kubika iyo promesse paka umutsindiye cyangwa se agutsindiye. Nubwo Paul yanyuze mu bibazo bikutandukanye ariko hari umuntu yazirikanaga. Nubwo byari bimeze gute yaraje aravuga ngo mumbabarire. Ese wowe urukundo rwawe umaze kubeshya abakobwa bangahe? Ese umaze guterera abakobwa bangahe ivi? Ese wowe nujya wivanga mu by'abandi? Urumva James yahaye amahoro abana barakomeza barakundana ariko se wowe iyo byagenze gutyo ese ni winjira mu rukundo rw'abandi ukifuza ko barira banashwana? Iyi nkuru nizere ko igushimishije. Nk'ibisanzwe ndi Ntagara Delphine. Kora subscribe, like, share, comment kuri YouTube channel. Nk'isanzwe ni Ntagara Official. Mbifurije ibihe byiza.